Igice cya 4. Katakombe. Bakomezanye imbere mu mwijima kugeza ubwo ku iherezo inzira yagutse, maze batera intambwe zabaganisha munsi y'ubutaka. Marcelusi yafashe ikanzu ya Kagahungu maze aragakurikira. Mu by'ukuri byari ibintu bihangayikishije. Yishyize ku bushake bwe mu bubasha bwabo bene wabo babujije amahwemo, bakabavana ahari umwuka mwiza bakajya kuba mu buturo buteye agahinda. Kuri bo yashoboraga kubonwa gusa nk'umugizi wa nabi. Icyakora kubera ubwitonzi bwabo n'ubugwaneza bwabo, yishyizemo igitekerezo cyo kutabihishisha. Ntiyatinya ko bamugirira nabi. Byari mu bubasha bw'uyu mwana kuba yamuyobora ku rupfu mu mwijima w'icuraburindi, mu ruhererekane rw'inzira zitamenerwamo zigoye kuzinyuramo, ariko we ntiyigeze abitekerezaho. Icyifuzo cye kwari ukwimenyera biruseho iby'abo bakristo, kuvumbura ibanga ryabo, kandi nk'uko yari yabirahiriye, yari yafashe icyemezo kidakuka ko urwo ruzinduko rutazakoreshwa mu kubagambanira cyangwa kubagirira nabi. Nyuma yo kumanuka umwanya runaka, batangiye kugendera ku butaka buringaniye. Bidatinze barahindukiye maze binjira mu cyumba gito gifite igisenge gihese, cyamurikirwaga n'agacyo kanyenyeretsa k'umuriro. Agahungu kari kagiye gatera intambwe zishikamye, nta gutindiganya namba, nk'umuntu uzi inzira neza. Ageze muri cya cyumba acana ikimurikisho cyari hasi, akomeza kugenda. Hari ikintu runaka mu mwuka w'aho bahambaga abapfuye gitandukanye n'icy'ahandi hantu hose. Si ukubura k'umwuka gusa, cyangwa ubukonje, cyangwa umunuko w'ubutaka, ahubwo inkurikizi igaragara rwose yivangaga n'ibyo byose maze ikabikaza. Inkurikizi y'abapfuye yari aho, kandi yari umutwaro, haba ku mutima, mu bitekerezo no ku mubiri. Uwo niwo wari umwuka wo muri Katakombe, akarere ko munsi y'ubutaka. Umwuka ukonje kandi w'ubutita waremereye uwo mushyitsi nk'ikirere gikonje bikabije cy'ubwami bw'urupfu. Abazima biyumvagamo ububasha bw'amayoberane y'urupfu. Poliyo yakomeje kujya mbere, maze Marcelusi aramukurikira. Ikimurikisho cyamurikanaga intege nke muri uwo mwijima w'icuraburindi. Nta karasire namba k'umucyo w'amanywa, n'iyo kaba gafite intege nke, kashoboraga kuzigera kinjiraho ngo kagabanye ubujyakuzimu bw'icyo gicuku kirenze urugero. Mu bisanzwe wari umwijima ufatika. Inzira yazengurukaga inshuro zitabarika. Mu buryo butunguranye, Poliyo yarahagaze maze atunga agatoki yerekana hasi. Ahengereje mu mwijima, Marcelusi yabonye umwinjiro mu kayira ko munsi y'ubutaka wayoboragamo hasi. Cyari icyobo utabonaho ubujyakuzimu bwacyo bugarukira. Aha harerekeza he? Mo hasi. Hari izindi nzira mo hasi? Yego, hari nyinshi nk'iziri hano, kandi no munsi y'izo naho hari izindi. Nagiye mu nzira zo munsi y'ubutaka ngera mu rwego rwa 3 rw'ubujyakuzimu, kandi bamwe mu bakozi b'abasaza bakoze hano bavuga ko hamwe na hamwe izi nzira zimanuka zikagera mu bujyakuzimu burebure cyane. Inzira yakomezaga kuzenguruka kugeza ubwo igitekerezo cyose cyo kumenya aho baherereye kizimiye burundu. Marcelusi ntiyabashaga kuvuga niba aho ari hafi cyangwa kure y'aho yinjiriye. Ibitekerezo bye byari byacanzwe,
byongeye kwerekeza bidatinze ku bindi bintu. Ubwo ibitekerezo bya mbere byatewe n'umwijima byatamurukaga, yitegereje neza ibintu yanyuzeho kandi asuzumana ubwitonzi cyane ibitangaza byinshi by'aho hantu hadasanzwe. Ku nkuta zose wasangaga ibisate byagaragaraga ko bitwikiriye imyobo miremire n'imitoya. Utwo twumba duto twakorogoshowe mu nkuta twari dutondekanye ku mpande zombi, twegeranye cyane, uretse akanya gato kasigaragamo hagati yatwo. Ibyari byanditswe kuri ibyo bisate by'amabuye byerekanaga ko zari imva z'Abakristo. Ntiyari afite umwanya wo guhagarara ngo abisome, ariko yabonye kenshi gusubiramo imvugo imwe nka Honoriya asingizwe mu mahoro, Faustin mu mahoro. Kuri buri gisate cy'ibuye yabonye ijambo rimwe rinejeje kandi ryoroheje, amahoro. Nuko Marcelusi yatekereje, mbega ukuntu Abakristo ari abantu beza cyane, bashobora gusuzugura urupfu bashize amanga cyane mu bintu bisa n'ibi. Amaso ye yamenyeraga umwijima ko yarushagaho kujya imbere. Ubu ngubu bwo inzira yari yahindutse imfungane birushijeho. Igisenge cyari cyegereye hasi, inkuta zegeranye. Marcelusi n'uwari umuyoboye bagombaga kunama no kujya mbere buhoro buhoro cyane. Inkuta ntizari ziringaniye kandi zari zikase nabi, uko abakozi bahasize igihe bavanagamo umutwaro wabo wa nyuma w'umucanga wo kubakisha inyubako zazamurwaga hejuru. Impehamyi yo munsi y'ubutaka n'ibiyegereye n'ibiyegeyege byari bikwiriye hose, byongeraga kwijimisha ibara ryaho ryijimye kandi bikuzuza umwuka waho udutonyanga duto tw'amazi, mu gihe umwotsi waturukaga mu byo bamurikishaga watumaga ikirere cyaho kirushaho kubacura umwuka. Banyuze mu nzira zishamitse 100 n'ahantu 20 hahuriraga utuyira twinshi two munsi y'ubutaka tuyobora mu byerekezo bitandukanye. Utwo tuyira tutabarika tweretse Marcelusi ukuntu mu buryo butarimo ibyiringiro namba uwo yari atandukanyijwe n'isi yo hejuru. Ako gahungu niko kari gafite ubuzima bwe mu biganza byako. Ese ubu nta muntu ujya uzimira? Kenshi. Ubwo bibagendekera bite? Rimwe na rimwe barararagira kugeza ubwo bahuye n'inshuti. Rimwe na rimwe nanone ushobora kutazigera ubumva ukundi. Ariko kugeza ubu benshi muri twe bazi neza aka karere ko munsi y'ubutaka, ariko niyo twayoba twongera kwibona bidatinze mu nzira twamenyereye. Ikintu cyakoze ku mutima w'uwo musore w'umusirikari mukuru mu buryo bwihariye cyari ubwiganze bw'imva ntoya. Poliyo yamubwiye ko zari iz'abana, maze bimutera gutekereza no kugira amarangamutima atigeze agira mbere hose. Abana? Niko yatekereje. Ni iki bakora hano abato, intungane, abaziranenge? Kuki batashyinguwe hejuru aho izuba ryaka kandi aho indabyo zimerera ku mva zabo? Banyuze mu nzira z'umwijima nk'izi urugendo rw'ubuzima bwabo. Bagize kwihanganira umugabane wabo w'imibabaro y'abagorewe aha, bahunga gutotezwa. Ese umwuka mubi n'umwijima bihoraho by'ubu buturo buteye agahinda byagabanije ubuzima bwabo bwabyirukaga kandi byohereza ubugingo bwabo buzira inenge mu bihe byabo bya nyuma mbere y'igihe? Arongera ati, tumaze igihe kirekire mu nzira, turahagera vuba? Poliyo aramusubiza ati, yego, vuba cyane.
icyifuzo icyo ari cyo cyose Marcellus yashoboraga kugira cyo gukurikirana izo mpunzi mbere y'uko yinjira muri katakombe, yabonye ko noneho uburyo bwose byageragezwamo byaba iby'ubusa. Igitero cy'ingabo cyashoboraga kwinjira aho, ariko ntikizigere kirabukwa abakristo. Uko bari kurushaho kujya mbere bakurikiranye abakristo, niko igitero cyabo cyari kurushaho gutakaza ibyiringiro. Bashoboraga gutatanira mu tuyira tutabarika two munsi y'ubutaka, maze bakatuzimiriramo kugeza bapfuye. Ariko muri ako kanya ijwi ryoroheje ryaturukaga kure ryamukururiye kuryitaho, ari ryiza kurenza uko wabisobanura, ryoroheje kandi rimeze nk'indirimbo, ryamanukiraga mu tuyira twose two munsi y'ubutaka, maze rifata ibyumviro bye byari byatwawe, rimeze nk'ijwi riturutse mu ijuru. Uko bakomezaga kwigira imbere, umucyo wamurikiye imbere yabo ukubita imirasire yawo mu mwijima. Amajwi yarushagaho kurangurura, rimwe akiyongera mu nyikirizo nziza cyane, ubundi akazimira mu gutakira Imana, bayinginga biyoroheje. Mu kanya gato ibintu byarabahindukanye, ubwo ikintu cyari kibaguye igitumo imbere yabo. Poli aravuga ati, duhagarare. Afata uwo mugenzi we maze azimya itara. Marcellus yarumviye kandi yitegereza ashishikaye ibyari biri imbere ye. Mu cyumba cy'igisenge gihese hari hirunze abantu nk'ijana, abagabo, abagore n'abana. Ku ruhande rumwe hari ameza, inyuma yayo hari umugabo ukuze wagaragaraga ko ari we muyobozi. Aho bari bari hamurikirwaga n'umucyo w'amatara yakubitaga urumuri rugaragara kuri iyo mbaga. Abo bantu bari bananutse kandi amasura yabo yarerurukaga, yari ameze kimwe na wa mukozi Marcellus yari yigeze kubona wakoraga mu birombe. Ariko inyifato yabo ntiyari iy'agahinda cyangwa y'ubuhanya cyangwa yo kwiheba. Ibyiringiro byamurikiraga mu maso yabo. Imirebere y'amasura yabo yari itumbiriye mu ijuru, yavugaga ibyishimo n'intsinzi. Ibyabaga byimukiraga mu ndiba y'umutima y'uwabyitegerezaga, kuko yahamyaga ibyo yabonye byose ku bakristo, ubutwari bwabo, ibyiringiro byabo, amahoro yabo byaturukaga ku kintu atabasha gusobanukirwa. Uko yumvaga, yakurikiranaga indirimbo yabo yaririmbwaga n'iteraniro ryose, yagiraga iti, Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugabe w'amahanga, izina ryawe, inzira zawe ni izo gukiranuka n'ukuri. Mwami, ninde utazakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe? Ko ari wowe wenyine wera, amahanga yose azaza kwikubita imbere akuramye, kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. Byahishuwe igice cya 15 umurongo wa 3 n'uwa 4. Habayeho ituza. Uwo muyobozi yagize icyo asoma mu muzingo cyabereye Marcellus ikintu gishya. Cyari igihamya cy'agaciro kenshi cy'ibyo kudapfa k'ubugingo n'ubuzima nyuma y'urupfu. Iteraniro ryasaga n'iryitaye cyane kuri ayo magambo nk'amagambo y'ubugingo. Birangiye, umusomyi yaje guturitswa n'ibyishimo byatumye abari bamuteze amatwi bongorerana amagambo yo gushima n'ibyiringiro binejeje. Amagambo yakoze ku mutima w'uwayumvise, nubwo yabaga atasobanukiwe byuzuye ubusobanuro bwayo. Warupfuwe, kunesha kwawe kuri he? Warupfuwe, urubori rwawe ruri he? Ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'Umwami wacu Yesu Kristo.
rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 55 kugeza ku wa 57. Ayo magambo yabaye nk'akinguriye umutima wa Marcelusi isi nshya hamwe n'ibitekerezo bishya. Icyaha, urupfu, Kristo byamuzamukagamo bidasobanutse imbere y'umutima we wakangukaga. Icyifuzo yari yaragize cyo kumenya ibanga ry'Abakristo ubu noneho cyagurumanaga mu mutima we mu buryo bushishikaje cyane. Umutware yarararamye azamura amaboko maze avuga isengesho rivuye ku mutima. Yabwiraga Imana itagaragara, yasutse kwatura ko adakwiriye kandi ashimira kubonezwaho ibyaha binyuze mu maraso y'umucunguzi ya Kristo. Yasabaga ko umwuka wo mu ijuru yakorera muri bo kugira ngo abeze, nuko atondekanya imibabaro yabo maze asaba gutabarwa. Yasabaga kwizera mu buzima, kunesha mu rupfu ndetse no gukingurirwa irembo rigari ryo mu ijuru kubw'urukundo rwa Yesu umucunguzi. Hakurikiyeho indi ndirimbo igira iti: dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Amina. Ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa 3 kugeza uwa 4. Amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibe by'Imana yacu iteka ryose. Amen. Ibyahishuwe igice cya 7 umurongo wa 12. Noneho abari mu iteraniro batangira gutatana. Poliyo yigiye imbere ayobora Marcelusi. Mu kubona isura ye y'indwanyi n'umwambaro w'icyuma ushashagirana, bose basubiye inyuma kandi biteguraga guhungira mu nzira zitandukanye. Ariko Marcelusi yararanguruye ati: Bakristo, mwitinya, ndi njyenyine kandi ndi mu bubasha bwanyu. Kubera ayo magambo bose baramuhindukiriye kandi bamurebana amatsiko arimo impungenge. Wa musaza wari uyoboye amateraniro yigiye hafi amureba yitonze. Urinde kandi urashaka iki muri ubu buhungiro bwa nyuma twasigiwe kuri iyi si? Ntimunyekemo imigambi mibisha, naje ndi njyenyine, nta n'umurinzi mfite. Ubu nimwe ntezeho amakiriro. None se ni iki umusirikare mukuru akaba n'umurinzi w'umwami w'abami adushakaho? Bari kuguhiga, uri inkozi y'ibibi, ubuzima bwawe buri mu kaga. Oya, ndi umusirikare wo mu rwego rwo hejuru ufite ubutware bukomeye, ariko mu buzima bwanjye bwose mpangayikishwa cyane no gushaka ukuri. Numvise byinshi kuri mwe Abakristo, ariko muri ibi bihe byo gutotezwa biragoye kubabona i Roma. Nabashakiye hano. Kubera ayo magambo, wa musaza yasabye iteraniro kwiheza kugira ngo abone uko yakira uwo mushyitsi. Abandi nabo baramwumviye baragenda bahumurijwe cyane, baca mu nzira zitandukanye. Umugore werurutse yaje huti afata Poliyo mu maboko. Byakugendekeye bite mwana wanjye? Mama nkunda, nahuye n'uyu musirikare mukuru, ibyo byanterereje. Imana ishimwe ubwo ugihumeka, ariko se ni muntu ki? Ndibwira ko ari umuntu w'inyangamugayo. Niko agahungu kavuze. Reba ukuntu adufitiye icyizere. Umuyobozi ati: Cecilia, ntiwongere kugenda. Uwo mubyeyi yagumye aho asigarana n'abandi bantu bake. Umusaza abwira Marcelusi ati: nitwa Honorius, ndi inararibonye mu itorero rya Kristo, none tubwire icyo wifuza. Nitwa Marcelusi,
nkaba ndi umusirikare mukuru mu ngabo zirinda umwami w'abami. Honorius yaratatse ati ye baba we, maze afatanyije ibiganza bye yituye aho yahoze yicaye. Abandi barebanye Marcellus ishavu, maze Siriya yumijwe n'umubabaro ati Poliyo we, ni buryo ki udutengushye.